ese ni utume asara hahandi agenda ry'amabyi ahageze hose. Safi, Jimmy, ndarota niba ukunda ubuzima bwawe. Iryo jambo ntuzongere kwivuga. Uri mwene w'umugabo. Ndagira ngo nkubwire ko muri sa yanyanze ibi byose uzabyishura. Ingaruka zabyo ntabwo uzatinda kuzibona. ese ni njyewe ongera umbwire utambwira yuko yarwanye n'umurisa wanjye. Ngo Umurisa arwana n'umurisa so umurisa arahari. Umurisa arahari. byihorere gusa nanone burya urukundo ruravuna. Ntabwo nari kubyemera ko gusanga nanjye niyo mpamvu umushushubikanyije ngo agende. Ariko Imana ihangana koko kaje kiriza nsabira imbabazi muri isa ndakwinginze. ese ni Ugize shanga umeze ko ese neza. Dusigaye duhorana abashyitsi b'imivumo n'uwavuye undi mushyitsi. Sebeki Abashyitsi b'imivumo ninde uvuye aha? Jima vuyanga ngo kunsaba imbabazi ariko mama muhaye isomo. Nimba azagaruka hanga simbizi mumernya amazi nawe ajye kwanika iwabo. Amaki Amazi yangegera yo nkungu ivuye aha. vuyanga Nibura se umumenyo nk'amazi ashyushye kuko hakonje nta kintu yamutwara. Ufashe nkashyushye nibura wabijije uyamusukaho. ashyushye sinari kuyakurayo mumennye hakonje. Nawe ngo rero ngura mukosoye muri uko ntambikubwira nanga indaya muri tuzagira ngo nukugushuka byo mura nkubwira nukukoshya ngiwe nuko mbifiteho niba ari uburambe niba ari ingaruka byangizeho. Ese mama kamubaza kubera iki buri gihe ugeze kuri ibyo bintu by'indaya ukunda kumera gutyo habaye iki? muri bura ntago se Mugabe yapfuye. Nguki kandi Mugabe azi ko papa we yapfuye. Buriya se wa Mugabe yatwawe n'indaya twari duturanye. Niba yaramuroze niba byaragenze bite ntabwo mbizi. Nese shaka mbwira habaye iki byagenze gute se? Ari nagiye ku isoko ntaha kare dore ko ngewe mu buzima busanzwe nari umucuruzi ndi mu kazi. Harimo wa Mugabo aramamagara ntambwe ati umwana yarwaye. Nanjye ku ishuri ngeze ku ishuri mfata umwana amujyana kwa muganga. Mbaza uti ugeze kwa muganga wagiye? Komeza umbwire shanga byagenze bite se? Avuye kwa muganga kuvuza umwana nk'uko bisanzwe ndataha njya mu rugo. Kubera ko amasaha n'isanzwe ntahira natahaga bwije. Urumva nari ngeze mu rugo hakiri kare. Ndakumva. Muri uzi ibyo nasanze mu rugo? Hagenze n'ibiki? Muri nasanze yandaye ryamanye na se wa Mugabe. Jesus. Mu nzu yanyu Bivuga ngo mu nzu ahubwo mu buriri bwanjye. Yesu Kristo. Muri se wa Mugabe akimbona nkaho nibura yansabye imbabazi arahaguruka arankubita. Shanga yihangane. Icyo gihe ntabwo nongeye kubona se wa Mugabe. Bajyanye ubwo Bahita banajyana. barajyanye. Basi shanga byibuze umuntu yakwigiraho byinshi. Kuba warakomeje kurwana n'ubwo buzima bwa Mugabe kugeza none hakaba ari umugabo. Muri kugira ngo Mugabe akure ntabwo byari byoroshye habe na gato. Nkimara kubona ibyo bintu nabayeho ubuzima bubi. Fata umwanzuro wo kwimuka aho hantu ngo ntasabire imbere ya papa Mugabe n'indaya ye. Mwari muturanye Bigeze bajya kure yanjye ko bahoraga banyereka. Aho twari dutuye ninjirira umujyi wa Kigali. Muri nageze mu mujyi wa Kigali ubuzima burankaranga. Ubuzima bwarandiye angira gufurira abantu. Nta kazi kabi kabaho ntakoze. Gusa icyo nirinze gukora uburayi. Muri
ndagira ngo mbisubire nanga indaya nanga umuntu uca inyuma wakunda cyangwa uwo bashakanye muri nanga umugore uca inyuma umugabo nanga umugabo uca umugore inyuma cyangwa isomo mu buzima mfite igikomere kubw'ibyo bintu shamanda kumva cyane ahubwo rero dukwiye gusenga ubwo uri kumva ndi kumva njye ari gakondo zacu twese niko turema kubera ko nimba warafashe papa Mugabe aryamanye n'indaya nanjye nkaba nafashe Jima aryamanye n'indaya ejo bundi Mugabe akaraba afashe Misha aryamanye n'umugabo ubwo uri kumva rero niko no muri mbese neza cyangwa Mishu iki ngo Mishu ayo makuru ya Mugabe we yakuye mana yanjye noneho Mugabe aranyica ma ntabyo yakubwiye kumbi yamufashe aryamanye n'umugabo Mugabe ntabyo yambwiye yarabimishe Mishu nawe akajya ahora azayiriza ntabwo nzi icyo napfira na Mugabe sinzi icyo napfira na Mugabe nari naratangiye gukeka ngo Mugabe yaba afite undi mukobwa akunda yego ibyo bintu nibyo shanga basi mbaye n'ubimubwira no Mugabe yanyica kandi Mugabe nta wundi mukobwa afite bakundana aramutse mufite ngewe naba mbizi muri wakoze cyane umwana ntabwo mbibwira Mugabe waba umfashe ufite ntabwo muguteza ahubwo agiye kugenzura ko amakuru nk'aya ariyo aryo waba wacanganye cyenduka mu makuru atari ngiye kugenzura ko ibyo mbwiye ari byo nisanga ari byo Mishu ntazanga rukira mu rugo kereka nibura mufashe nsanze ari byo simbizi ma uko nge byagenze guhise ugenda ugize ubwoba ngerega nanze kubibwira Mugabe ma kandi ko ufite uburakari nkaho wabibwira rwose humura ntabyo mubwira ndakora igenzura ryanjye ese ni njyewe wahisemo kubukomba Itasha Safina sinakubuje kumpamagara mu utari kosora hari abatari amafuti yawe ushaka kumbwira uko ninsanga ariyo ntabwo nzongera kukwitaba ariko reka manze ngere mu rugo ndi muguhamagara kuko ndatwaye waya nta kibazo rwose ndaguhamagara humura ndaguhamagara nta kibazo ndagapira mpinduye ariko se noneho wanyagiriwe hehe musore ndagapira mpinduye konzi ko nta mvura yigeze igwa cyakoze uhorana udushya pe umva nkubwire Safi abimenye no kunyanikira nayo yarandura iyo ntekereje ukuntu Murisa yanturaguye ku muhanda abajura bankubise hafi kunyica akagenda akamvuza nta muntu n'umwe nzi muri Uganda tekereza kugeza nubwo bampamagaye ngo nze gushingura se yanga kuza kuko ntawe ari bunsigire ariko ibi byose ni ngambaza uri utashitani koko umva nkubwire Jimmy ntunyite shitani ntutushe kuntukira mu rugo rwanjye urumva neza ese undi nimba utarabishakaga wazaga ngaho uje gukora iki njye nigeze ngusanga iwawe ahubwo ndavuze ngo kabiri gatatu sohokera mu rugo uri kumva uribuka bwa mbere bitangira umira ngo gushakira imiti warwaye nagere wawe nkasanga wambaye ubusa ngo warwaye umugongo no mutari sekibi nese wowe marayikara wowe marayika wabujwe n'iki kubona imbaraga zo kurwana na sekibi sajya mubura ubwenge mwahuye na za sekibi ndaje mbikwerekeye neza ndaje mbikwerekeye neza ku ishuri ryawe nize nanga ubu ngubu nari metirije kandi ubanza kwitura ndavuze ngo nkurira iterabwoba mu rugo uri kumva neza ubundi se wankurusha imyaka ku buryo nakurusha ubwenge muzajya mubura ubwenge muze muvuga ngo babashitse ubu wankurusha ubwenge ku buryo nagushuka nicyo nkubwiye abasore mudafite amafaranga kashi mujye mureka abakobwa tuyafite mudukorere ibyo dushaka
kandi ikindi nkubwire Jimmy uhita usiba inzira igera mu rugo rwanjye kuko hano wazahakura imbwa iryana nukumbwiye Safi okay baravuga ngo kandagiraga ngo ntaho nyora vuba ndaje nkweretse ko nshoboye kandi uraza kubibona umva ndavuze ngo nsohokera mu rugo cyangwa umenye handi mazi bane umunuko hano ndabona watangiye no kumuka uraje ubibona tambika ayo maguru ye cyakora oya kumenya haragukosoye ariko koreta ubu koko witwaye iki kugira ngo undire amafaranga hanyuma nukora akazi nk'uko twakumvikanye ese ko numva yagize isasu ashaka ko akazi yampaye ntagakoze ko nakubwiye gutanya Jimmy n'umurisa se narakubwiye ngo nanjye udutanye akazi wampaye naragakoze natangije umurisa na Jimmy rero niba waraje ukitwara nawe imbere ya Jimmy ibyo ntabwo ari ikibazo kindeba na gato bitakureba se ubwo urumva icyo ukeneye ari ukundira amafaranga gusa nta kindi ahubwo umva nkubwire nyoza n'amafaranga yarasigaye kandi ugire vuba sindimo ndakina nawe umva rero amafaranga si ikibazo sibyo ahubwo namfashije kano kanya wanaza mu rugo kuko hari ibintu tugomba kuvugana biteye byo kuvugira kuri phone kandi mfashe uze wihuta pe okay reka nzi ariko ubutaha ntuzongeye kugira umuntu utera ubwoba ko ntabwo uzi umuntu icyo atekereza mbabarana bitewe n'umujinya ngaho basi ngwino twiyunge shanga mbona ubwira inkuru ariko ngo warwishe umuntu inkuru umva muri wahombye ngo urebe agafilime karere yahangaha ndamukosoye azibeshye yongera hindukiza udutwe twe n'uturenge tuganisha ahangaha ngo rebe none nizere ko wanamubabariye byibura nizere ko nyine byagenze gutyo namubabarira buriyo ndabye mu maso urabona afitemo imbabazi cyangwa ubonye ndi guse kugira ngo imbabazi ndazifite habe nanjye na mugabe ntiyari kumubabarira ngo mbyemere ariko ngiye mu karebe yenyije ikizere yuko natiyuka kubikwemerera uzamubabarira kiwe ngiye mubabarira n'uburyo nangamo indaya umuntu utangiye kwigira indaya ari umukobwa igikobwa ko umugore rusange atangiye kwigira indaya yereka umwana wanjye buraya ataragera muri ubu rugo indaya public urumva rugezemo yahacura iki umudugudu atawuyogoza umva icyo bikora zongere yibe asunutse turiya tuguru twe nzadusongora ariko nibyo ibintu wakoze ma nanjye nararahiye ko ntazongera guhura na Safi nta nubwo azanagaruka hano yaba Safi yaba Jimmy nta n'uzagaruka nta n'uwo tuzahura mu nzira nta n'uwo tuzahura mu nzira ngo aransuhuza bajye bacana nanjye nshangancu kwanjye umva muri icyo ni icyemezo cyiza bafashe ubundi utihaye agaciro ntawe ukaguha ingegeri guca inyuma nirangiza izengurukiza kugusaba imbabazi narakubwiye ngo nanga umuntu uca undi inyuma nawe ntuzamwemere ngo rata amaso aho urakoze kubw'impanuro zawe umpaye reka nze nanjye ndebe ku kintu naba nkoze mu gikoni umva ukubura ahangaha hakubure kugeza harakumare njya kubera kujagarara iki ndumva byanze pe no kurwara reka noga ibirenge mbe nirambitse mugabe naza nawe mwere nawe ujya kumufata amahirwe kuba ngusanze rwose ayo ariko ubundi uba muzima uragenzwe n'icyano se kandi mbabwira ko nawe uri umusore ni ibiki nawe uri umusore rwose byambayeho nawe byakubaho kugira ngo umbabarire usabire kubyara wawe imbabazi rwose mani wemena amatwi ubundi siko nta n'ubwenge ugira uri kwiharimbira kwawe none se ubundi reka nkubaze nyuma y'ibyabaye byose wowe n'amafuti yawe bagufatiyemo urumva ushaka iki hano oya nawe uri umusore uri mugenzi wanjye byambayeho byakubaho nawe ndavuze ngo kandi ikindi babanza musore ndavuze ngo nese ujya guteza intambara ntabwo nta nubwo mu buzima busanzwe ntabwo ndi mubi cyane ahubwo ukuntu byagenze uramugaga Safi ni ukuri yatukishije amafaranga ndetse amafaranga tumubwo mu mutego kandi nawe wawugwamo hejuru y'amafaranga wangu ako bro reka bone nkubaze reka nkubaze uko utagira n'isoni niba umusore nkawe ushobora kuba wagenda ugafata umukobwa ukamuca inyuma n'ukamuca inyuma ku nshuti y'abantu bari babanye nk'abavandimwe bro we nta n'isoni ugira
bangiza ngo baragushutse. nanjye ntabwo ari njye n'ukuri urumva habaye ikibazo cy'amafaranga nese ngira bimbwa ngo mufashe ikimani mwana ikintu ushaka umufasha bwawe nakwaka nk'umuntu w'umujama wanjye sibyo uri umusore mugenzi wanjye kandi byambayeho nawe byakubaho ndakwinginze unsabire mubyara wawe imbabazi ntabwo byambaho kandi ikindi bro rega jya wakira niba waranzwe ibyo byangoye kubyakira neza nese byakugoye hari wagufashe ikiziriko ngo ugiye gushyira mu ijosi ngo ugende ubikore umva nkubwire man wintera igihe hano mfite ibintu byinshi byo gukora umva nkubwire bro ahubwo wajyana no mu mutwe ugira wangiza wowe ngo ukaza umbwira ngo baragushutse wowe umuntu ungana nawe aho ubundi uri muzima sohoka hasi sohoka ntukazagizana ibintu by'intuza umva kore ubu ngubu ibintu byahinduye isura pe ubu ushobora kwemera ko Jim avuye ahangaha kumbwira ko azamemukira ngo kuko namuteranije n'umurisa ubu ndashaka ko umumpera isomo ku buryo azabona ko ari gukina n'umuriro nareba nawe uzamwotsa. ushaka ko tumukorera iki? ndashaka ko umwica umusarisha umuteza inyatsi hahandi abura ipantaro yo kwambara sinzi umukorere buri kimwe cyose. icyo ugomba kumenya ni kimwe kwica ntibirimo ariko ibindi byose nabishobora kuko abakurambere bambujije kwica. okay umusarishe rero umusarishe cyangwa se utume agenda arya amabyi ahageze hose cyangwa se umuteze inyatsi hahandi asigara nta n'urwara rwo kwishima afite. 500 kashi kazifite nawe ni menshi pe. okay ndaguha nkayo nari naguhaye ubushize nkugerekeho n'ayandi nari ngusigayemo ariko nkorera akazi. ikindi gitekerezo rero wareka we na Jim nkabahuza mugakora ubukwe ushaka gutsinda muri isa ubukwe se ko numva namuzinutswe sera. okay nta kibazo niba nabyo bishoboye ariko ukabyitwaramo neza kugira ngo bitazongera kwivanga nk'iby'ubushize sibyo? ibyo bindekeye ndabishoboye cyane nta kibazo ndabigukorera. yamba irangira ndewe uzaga nyinisha ubundi mbona ngana naje ariko buretse wose kugenda bita gusa nubireba do gusa singibi bishenete yanyara yiciye yanyuma mu ginga ngo ninde switch ni Jimmy Sevu hano ukora iki? ariko umunsi no wajyana mu ibintu zaza sha umubwire no kuri ndumva narushye umutima pe kandi sinshaka yuko numva narana ntabimubwiye maze igihe kinini mbitekereza ariko inshuro ndumva ari yo right time yo kuba nabikora. umukobwa maze igihe kinini nkunda niwe muri ese ni njyewe wahisemo kuba uko mbayeho